Uraho neza ndagusuhuje cyane nk'ibisanzwe ni kuri Meranse TV show. Tugiye kureba ibintu umuntu ashobora gukora byatuma muri we yumva yikunze agakunda ubuzima bwe. Ni ukuvuga ngo rero ukwiriye kwiyemeza ukumva ko ukwiriye kurinda ubuzima bwawe, ukumva ko ukwiriye kububungabunga. Ikindi kandi ukumva ko ukwiriye gusaba ubufasha bagenzi bawe aho wumva ugize intege nke, aho wumva byanze ugasaba ubujyanama ndetse n'ubufasha. Kandi ukwiriye kuba inyangamugayo kugira ngo ubashe kurinda ubuzima bwawe neza. Kandi ukigirira icyizere ndetse n'ubwenge Imana yaguhaye ukabukoresha, ukagira ukwihangana muri wowe, kuko iyo umuntu ananiwe kwihangana ubuzima byanze bikunze buramucika. Kandi ukumva muri wowe ufite urukundo, ugakunda abantu, ukagira umutima w'urukundo muri wowe. Ibyo nabyo byagufasha kumva ukunze ubuzima bwawe kandi rwose ukagira amahoro. Rero dukwiriye kugira ubumuntu muri twebwe, umuntu akumva ko ari umuntu kandi akumva ko uko ari nako mugenzi we ari. Kandi muri wowe ugaharanira kuba intwari. Hari ibintu byinshi bijya biza bikadutsinda, ariko amahitamo meza ni amahitamo yo kuba intwari, ukumva muri wowe ukomeye, kandi ukumva ukwiriye kwiyemeza ibintu ukabikora. Ikindi ugaharanira amahoro, ugaharanira gutuza, ugaharanira kumva ko muri wowe utekanye. Uko byagenda kose birangira ukunze ubuzima bwawe, ukabugeze kuri ya ntego yitwa kwikunda. Ikindi ukumva ko ufite uburenganzira nk'umuntu, ukumva ko ufite ijambo, ukumva ko nawe hari icyo wakora muri sosiyete. Ukiremamo imbaraga, ukiremamo ubushobozi. Uko byagenda kose ukumva ko nawe hari ubushobozi ufite, ushobora gukora ikintu ndetse no mu gihe n'abandi cyabananiye, ariko nawe ukiremamo ubwo bushobozi, ukumva ko hari icyo washobora. Ikindi kandi ugafatanya n'abandi. Ubufatanye, ikintu cyitwa ubufatanye nacyo ni ingenzi mu gutuma umuntu yumva yikunze no mu gukunda ubuzima bwacu. Ugafatanya n'abandi kugera ku nzozi zawe. Urabona umuntu aba afite inzozi, umuntu aba afite ibyo ashaka kuzageraho. Rero ukwiriye gufatanya n'abandi, ugasaba ibitekerezo, ukabana n'abantu kugira ngo uzabashe gutsinda ugere ku nzozi zawe. Ikindi kandi ukamenya icyerekezo cy'aho uri kugana, ugaha agaciro imitekerereze yawe, kandi nawe ukumva ko uri uw'agaciro mu buzima bwawe, ndetse no mu kumva ko wikunze, no mu kumva ko ubuzima bwawe ari ingenzi. Ikindi ukumva wisanzuye, ukagerageza kwisanzura mu buzima, ukagerageza kumva ko ufite uburenganzira ku bikorwa byawe, ufite uburenganzira ku buzima bwawe, ukumva muri wowe ubohotse wisanzuye, ibintu byawe ukabikora wumva rwose wisanzuye umeze neza. Ibyo rero bizatuma ubaho wumva wikunze, ukunda ubuzima bwawe, kandi wumva uri uw'agaciro mu kubaho kwawe. Reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 12 n'umurongo wa 31. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. Nyemerera rero nkushimire, nkubwire ngo wakoze gufata umwanya wawe tukaganira amagambo meza, amagambo nk'aya n'ay'agaciro. Nkubwire ngo ni kuri Meranse TV show, n'ubundi turi kumwe mu bindi biganiro.